harimo Diane mutemera, hatarimo Bizimungu Ismail ari wowe, hatarimo Sebajongi Ibrahimu wasobanuriye, ahubwo hakabamo Ndayambaje Kasimu inshuro ebyiri n'abazibagira Zena inshuro ebyiri. So muri abana 10 n'ubwo hano bihura n'10 harimo utarimo, harimo babiri barimo kabiri, haraburamo wowe Ismail Ibrahimu na Sada. Oya Sada 10 uw'amahoro Diane uwo si wacu nta niwe nagira ngo agara nuwande nuwo kwande ntabwo muzi oya nuwo kwaso wanyu cyangwa ndakura Imana isumba byose none ku cyangombwa okay uwo ni nimero 10. Nimero 11 abazungura bose uko ari 10 bahagarariwe, nuvuga muri abazungura uko ari 10 Bizimungu Ismail nta twabonye. Mu bazungura 10 bavugwa kuri nimero ya 11 nurimo, ahubwo harimo uw'amahoro Diane mutavukana utazi, hakabamo noneho n'abangaba bagiye babamo kabiri. Nuvuga ngo niri 11 mu kuyigabana Kasimu na Zena bazafata kabiri, bo bafashe kabiri, na Diane mutazi afate wowe utarimo. Ese oya tugomba gukurikirana aba bantu bose bafite amazina ya Kisilamu usibye Diane nuwo kwande. Oya tell me nuwo kwande ntawe nzi. Oya please uramuzi ndakura Imana isumba byose. Ni umwana so yabyaye hanze se bazamugaragaze ndi muri Land Center none muri mu kigo cy'ubutaka nani kiranga muntu ahase yashiraga mu bikorwa umwanzuro w'uruherukiko bitatu byose abishyira kuri ariko arabisinyira kiraho nakaje gitifu ndamubaza ibi abantu bo mu butaka tubisabire naba bashobora kubabwira including na Deje ndaza kumubwira mwibanga biriya bihumbi 2 zira metero kare ibihumbi 262 zikomoka ku cyangombwa succession Mustafa Ntiyamira nimero 1528. Ibyo bihumbi 2 nubwo bagabanye bitemewe n'amategeko Bizimungu akaburizwamo, n'ibyo bihumbi 2 metero kare zigomba kuboneka abazifite. Bakunzi ba Karegeya Omar Pano nongeye kubasuhuza, hampagaze ni muri Urban by City Blue. Nkuko mubizi dusanzwe tubibabwira kuri Jaras Official, kuri Karegeya Omar Pano, aha ni ahantu h'amafu n'amafunguro mu mutima wa Kigali. Uyu munsi rero tuzinduwe no kubagezaho ibiganiro nkuko musanzwe mubona bijyanye n'ubuvugizi, kandi twishimira ko uko tubukora bugenda neza. Abantu banyandikiye bashimira ko bashima umuturage wa 15 wambujije kujya gukora ikiganiro iwe nyuma yaho njyanama y'umujyi wa Kigali imusuriye, avuga ati uwo n'umuturage mwiza kubera ko yanze ko bijya mu itangazamakuru kandi njyanama yatangiye kuba umurongo, bivuze ko yizeye ubuyobozi bwe. Cyo rero ni kiza cyane. Ikindi cyo kwishimira kuri Karegeya Omar Pano, ejo ku rukiko rwa Ngoma hasomwe urubanza nigeze kubabwira mu byo mu kwezi kwa kabiri, ko ndabyibuka ko kuri Saint Valentin twari mu rukiko rw'Rwamagana haburana abavandimwe babiri bavukana banasangiye amazina bo mu murenge ngira ngo wa Munyiginya. Abo bavandimwe rero bose bahurira ku mazina ya Niyonzima François, umwe yitwa François undi yitwa François Xavier, ariko basangiye izina ari inkurikirane, bapfaga ibijyanye n'amasambu. Ariko mu rukiko Niyonzima François yarakurikiranyweho iby'inyandiko mpimbano. Ejo rero icyo cyaha yakigizweho umwere, yabanje gufungwa iminsi 30 na yarayiburana arayitsindira. Icyaha cy'inyandiko mpimbano yakigizweho umwere, n'abandi bantu bafatanyije muri iyo dosiye abamuhaye ibyangombwa nabo bagizwe abere kuri icyo cyaha. Harimo wari ugifunzwe witwa Amiel, nawe urukiko rwahise rusaba ko ahita arekurwa, abandi bakurikiranwaga bari hanze. Ibyo rero ni ibintu byo kwishimirwa kuko narabibabwiye ubwo nari mu rukiko Rwamagana, manza rw'ibanze rwa Kigabiro nimwe ari kuba rwita amazina y'inkiko ajyangora ko ntabwo abajyanye naho ziri, rwitwa urukiko rw'ibanze rwa Kigabiro. Ariko ejo urwaciye urubanza ari TGI Ngoma, Tribunal de Grande Instance. Ejo tariki 18 rero nibwo TGI Ngoma yanzuye ku rubanza ubushinjacyaha bwaregagamo Niyonzima François Xavier, Emerita Uwimana, Isidore Bazambanza, Esperance Nyiramajyambere, Pierre Claver Amiel Bizimana,
Vincent Semana, hanyuma rwanzura rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gisuzumwe ariko kikaba kidafite ishingiro. Ubushinjacyaha bwari bwajuriye muri teje y'Ingoma, hanyuma rwemeje ko Bazambanza Isidore, Bizimana Amiel Pierre Claver, Niyonzima François Xavier, Nyiramajyambere Esperance, Semana Vincent na Uwimana Emerita badahamwa n'icyaha cyo gukora inyandiko mpimbano nk'uko byasobanuwe. Rwemeje ko Bizimana Miyeri ahera ko ari kurwa, uyu yari agifunzwe kuva mu kwa kabiri. Impamvu mbyibuka nuko Saint Valentin yabaye ndi mu rukiko nkagera i Kigali naniwe saa 11 kandi ngomba guhita njya mu kazi. Iyo reference ntabwo ishobora kumva mu mutwe, abantu benshi barabizi ko kuri Saint Valentin abandi baba babayeho, ngewe niriwe mu rukiko, njya no muri iyo sambu ndayitembera kweri kweri, sambu ikora ku mazi. Hanyuma rwemeje ko ikirego cy'indishyi cyatanzwe, ibi ni ibintu aba bantu baregwaga inyandiko mpimbano ni abari mu buyobozi ubwo uyu witwa Niyonzima François Xavier yaguraga amasambu bari badikiranyije, hanyuma ubuyobozi bukamwandikira impapuro, hanyuma noneho uwo bava indimwe banatizanyije amazina, uba hanze wahoze yitwa Nzamurambaho ariko nyuma akaza kwitwa izina rya murumuna we ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, kuko nabyo byararegewe. Aza gushaka mu kugabana, ashaka gufata no ku masambu uwo murumuna we yari yaraguze. So nuko rero urukiko urumva ko rwabyanzuye, nta nyandiko mpimbano yabayemo. Ubwo ibijyanye n'amasambu biraguma uko biri, ukwigabana ry'umuryango ryagenze rizakomeza gutyo, ariko muri iki cyaha nta muntu ugikurikiranwe keretse ubushinjacyaha nibwongera bukajurira, ubwo buzajya kujurira mu rukiko rukuru. Ikigaragara cyo cyangwa rw'ubujurire, ikigaragara cyo urukiko rwisumbuye rwa Ngoma abo bantu rwabagiza bere kuri izo nyandiko mpimbano baregwaga, ngo bamwe kubera ko harimo abantu harimo ibintu bidasobanutse byo kubera amazina, ugasanga segiteri ya kera bayisa umurenge kandi icyo gihe hakoreshwaga segiteri, ubu kitwa umurenge, ugasanga uwo murenge ntukibaho. Abantu harimo wari wasinye yitwa ngo ashinzwe uburezi kandi wenda icyo gihe biba nta wari ushinzwe uburezi kuri segiteri. Ibyo byari ibintu bimwe byagombaga gusuzumwa, ariko kubw'amahire bagizwa bere. Hanyuma uwitwa Amiyeri we ngira ngo yari nka konseye, Amiyeri niwe wari ugifunzwe, niyo mpamvu umwanzuro wanditsemo ko ahita arekurwa. Tunabibutsa ko amakaro meza ni ku Ikaro Plaza, ni hano i Remera imbere ya gare uciye munsi ya station ugatambika. Bafite ibikoresho byo kurangiza inzu, rangete, gypsum, amarangi meza n'amakaro y'ubwoko bwose. Hanyuma mushobora kubahamagara kuri 0783505046. Mbere yuko twanzika, mbonye n'ubundi butumwa ngomba kugeza ku bakunzi ba Karegeya Omar Pano. Umupasiteri w'inshuti ukurikirana ibiganiro byanjye ampaye ubutumwa bw'impuruza, ababikurikirana babikurikiranira hafi, ariko ntimumfate nk'uci igikuba. Aravuga ko ashobora kuba hateye malaria idasanzwe, ngo itumva imiti kandi ishobora kuba yahitana umuntu vuba, ngo itumva n'imiti ya Qualitemu. Ubwo abantu rero no kwirinda ntacyo narenzaho kugira ngo bititwa ko nciye igikuba. Kandi amatangazo ajyanye n'iby'ubuzima hari inzego zibishinzwe, ariko ntibyabuza abantu kwigengesera. Uyu munsi rero ndi kumwe na Bizimungu Ismail, ni umuntu wangezeho ansaba rendez-vous, nkunda kubura umwanya, rimwe ndanabyibagirwa, ariko umunsi wa nyuma tuza guhurira muri parikingi ya TV10, aho nari namuhaye rendez-vous ngiye ku kazi. Ambwira ibintu bye, numva ni byinshi bijyanye n'amasambu, nari naranabibabwiye ko nzamwakira. Muri hangana ntabwo ari bugaragare ku mashusho, ariko ijwi nirye, amazina naye, ibimenyetso nibye. Ikidasanzwe cyane tuza kugarukaho, afite impapuro z'urubanza rwarangijwe, aho yagomba kugabana n'abavandimwe be 10, hanyuma umugabane we bakawuburizamo akajya mu rukiko. Hanyuma bajyana ikimenyetso cy'uko
bacura icyangombwa cy'ubutaka bakijyana mu rwego rw'ubutaka, hanyuma urwego rw'ubutaka rukora raporo rwerekana ko ari igicupuri, icyo asanganwe cya original gihari. Muri icyo cy'igicupuri berekanaga ko nawe yahawe umugabane we w'10%, ariko mu bigaragara ntawe yabonye. Ibyo rero nibyo akirukamo, ngira ngo turamwakira dusobanurire uko aho bigeze, inzego yitabaje, uko urukiko rwabikoze, nuko ikibazo cyatangiye mu muryango. Muri make icyo nicyo kiganiro tugiye gukora muri aka kanya. Mpuruza icyo ni icyemezo cy'ubwumvikane kitiriho na kashe mpuruza cy'ubwumvikane mu muryango mu rukiko n'umuryango nyine twese twari duhari muri 2017. twakoreye imbere y'urukiko hari iyi ni kashe mpuruza nubwo kubera gufotora kashe mpuruza ubusanzwe bigirimo utunyuguti dutoya, ariko ubusanzwe abantu bose barayizi, iba ari ubururu, utunyuguti dutoya, ntinahinduka, iba yanditse mu Gifaransa, ariko muri make ibibwira inzego zose, zaba iza leta, iz'umutekano, iza kiliziya, umuntu wese ko yashyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko. Iyi kashe mpuruza iyo yatewe ni ukuvuga ngo kujurira ntibiba bigishoboka. Mpereza icyangombwa cya original. Icyangombwa cya original succession Ntiyamira Mustafa. Uzi ko n'ababandi navugaga birwamagara hari abo kwa Ntiyamira hari oya manza ari kwa Kaburabe. Okay, succession Ntiyamira Mustafa niwe mubyeyi wanjye. Okay, abahagarariye Bizimungu Ismail, si wowe se? Muri original ni wowe uhagarariye umuryango wose. Come on. None hanyuma barawukuriye uburiramo kandi ari uhagarariye se cyane rwose cyangwa original. Ibi byanditsweho nande? Niwe wabyanditseho. Okay, cyangwa original succession Ntiyamira Mustafa. Hanyuma icya pirate sasa, icya pirate cyanditseho ntango cyanditseho succession, cyanditseho abantu. Aha ngaha kuri iki cya original ureba ubuso bwari 6600. Uraza kumbwira 6662 kuri original. Okay, succession cyanditse nyiracyo succession Mustafa, abahagarariye Bizimungu Ismail. Iki ni cya original. Hanyuma icya pirate cyanditseho abana 10, buri wese 10%. Ubuso none bwabaye kangahe? Ubuso ni 5. Murabona ko bashyizeho akabazo. Yego, ubuso ni 5,000 na magana. Yego, ntacyo 5,389. Abahagarariye Ndayambaje Kasimu ntakiri Bizimungu Hussein. Hanyuma abana 10, umwe yahawe 10%. Mwese muriho. Okay, hanyuma iki nicyo bise ninde wakise pirate? Ni ngewe kubera ko nagisanze mu rukiko bagitanzeho ikimenyetso nareze gitifu ko yanyuranyije mu mwanzuro we ibyari byanditse. Hanyuma ugeze mu kigo cy'ubutaka bakugana mu kigo cy'ubutaka bigaragaza bakime baravuga batereka da ayo makuru dufite ngaya. No, bishatse vuga ngo iki ngiki mu kigo cy'ubutaka nta kirimo ntacyo kuko ndaguha icy'ubutaka ndagifite rwose. Inimero ni zimwe, ariko nimero ni zimwe 15 bitandukaniye kuri bene umutungo n'ubuso. Ikiri muri randi ni iki nicyo cyari kiri muri randi kikiri succession. Yego, iki gishyashya nta kirimo 1528 n'iki ni 1528, ariko ntaho so biravuga ku kibanza kimwe kitanganya ubuso kandi bene bwo atari bamwe. Aha ngaha bene bwo nibo bariho kuri iki gicupuri. Iki gicupuri kuri iki kitagize umuhagararize si ubuso si bwo. None kuri original hariho succession umuhagararizi Bizimungu Hussein, ubuso 6,000. Iki ngiki se iki cya original cyo wasanze muri Land Center kirimo original yo yari igiye. Nuvuga ngo iyo ukiritse nimero 1528 kubera ko nyine bigaragaza imigabane igize, ariko noneho impamvu Land Center nayo ibyamahe noneho harimo abandi bantu batanari nabo mutanavindi imwe bidahuye n'ubundi nari nzi ko ndi busanga ikindi kikoko kari cyo kiri buboneke. None warakibonye? Ntago ari cyo bampaye, nicyo ndashaka kukwereka. Wasanze muri Land harimo ikiherero? Rero nabajije amakuru ndayandikira ndabahereza nicyo kintu. Wandikira Land? Nandikiye Land Center. Okay, irangije impereza
ati dera makuru icyahoze ari UPI 1528 yavuyemo ibi bibanza 12 ati dere n'amazina rwa rutonde urutonde rurahagije reka ruguhe rwose rw'abantu imigabane 12 muri abana bangahe 10 aha aya ma UPI yarahindutse dere ngaya rero niho aya ma UPI yarahindutse okay yego donc aha ibi byo biri muri landi ibi nibyo biri muri landi okay buri mwana afite UPI ye n'ubutaka bwe hanyuma aba nibo babo ngabo rero naho bisobanura aha lande igaragaza abafite ibibanza bibiri yego ba nyirabwo ya 10% bavugaga ntanyuranye hano mwaba ubutaka bwagabanijwemo inshuro 12 hanyuma Ndayambaje Kasimu abonamo ibibanza bibiri hanyuma bazubagira Zena abonamo bibiri abandi ni kimwe wowe noneho wowe Bizimungu Ismail uri hehe ntaho ndimo na hamwe zoominga sha amaso ya kamera wasanga rutayange sha okay reka tubisome mu migabane 12 yatanzwe hano Bizimungu Ismail ntawo yahawe noneho harimo n'uwitwa Diane uretse gatoya reka mbisome kugira ngo abadukurikiye Ndayambaje Kasimu UPI ya mbere Ndayambaje Kasimu ya kabiri Kasimu gatatu Bazubagira Zena kane Bazubagira Zena gatanu Kabahire Madina gatandatu Mukayuhi Saidati karindwi Mukankuranga Mariamu umunani Karugwiza Rukia icyenda utari uwanyu uhita ujumbwira Biziyaremye Hussein 10 Uwamahoro Diane uwo wacu nta niwe nagira ngo nuwande nuwo kwanditse ntabwo muzi oya nuwo kwaso wanyu cyangwa ndakura Imana isumba byose none se ku cyangombwa okay uwo ni nimero 10 nimero 11 abazungura bose uko ari 10 bahagarariwe nuvuga muri abazungura uko ari 10 Bizimungu Ismail ntatwabonye mu bazungura 10 bavugwa kuri nimero ya 11 nurimo ahubwo harimo Uwamahoro Diane mutavukana utazi hakabamo noneho n'abangaba bagiye babamo kabiri nuvuga ngo niri 11 mu kuyigabana Kasimu na Zena bazafata kabiri na Diane mutazi afate wowe utarimo abazungura bose uko ari 10 bahagarariwe na Ndayambaje Kasimu bagihuriyeho no Bizimungu nanye ngo ndi muri nabo muri Afrika oya ntabwo urimo nabangaba 10 b'imbere barimo Diane utazi hakabamo Zena kabiri hakabona Kasimu kabiri siko bimeze abadukurikiye mu byumvi nimero 12 nayo ihuriyeho abazungura bose uko ari 10 bahuriyeho bahagarariwe na Ndayambaje Kasimu 11 na 12 bahuriyeho bose wowe utarimo harimo Diane no kwande nuko anyo gosenye nuko kwande ntabwo ese wamuga ese oya tugomba gukurikirana waba abantu bose bafite amazina ya Kisilamu usibye Diane nuko kwande oya tell me nuko kwande oya please uramuzi ndakuraha Imana isumba byose ni umwana so yabyaye hanze se bazamugaragaze ndi muri Land Center none muri mu kigo cy'ubutaka nani kiranga muntu niba ari uwa data ubwo nta kibazo iyi nyandiko se yakozwe nande none se ko ninde bikwereke iyi nyandiko yakozwe nande reka mbanze bikwereke mu cyemezo cyano cy'urukiko igaragaza abantu 10 umubare w'abantu 10 reka tubasome abana bande ba Mustafa UPI 15 kunywa isoma tangira kubinuza urutonde rw'abana ba Mustafa ndashaka kureba mo Diane nta kindi urutonde rw'abana ba Mustafa oya urutonde ahangaho niko bimeze ahangaha no kubanwa habona ngaba yebona ngaba dore ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda ibiro by'umubitsi w'impapuro z'ubutaka Kigali agasanzwe k'iposita 433 Kigali icyemezo gihamya uwanditse ku butaka njyewe Nyirashimiye Imana Christine umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka ushinzwe ifasi ya Nyarugenge shingiye ku makuru yanditse muri registre y'ubutaka ndemeza ko Kabahire Madina Mukayuhi Saidati Karugwiza Rukia Bizimungu Ismail Biziyaremye Hussein Ndayambaje Kasimu Semajongi Ibrahimu Kabagwira Sada Bazubagira Zena
Mukankuranga Mariamu 10 baruzuye. There is no Diane. There is no Diane. Hanyuma se buretse gatoya. Hari n'abandi bonye bakuyemo. Buretse bizimu. Arewe hanyuma se muri aba 12 ko hari abari hano muri iyi nyandiko yasinywe buretse ndebe iyi nyandiko yasinywe na Nyirashimiyimana Christine afatanyije n'uwera Emma Happiness umukozi ushinzwe iyandikisha ry'ubutaka yanditswe okay ikitonirwa ndakumenyesha ko ubutaka bwahoze bufite UPI 1528 wagarariwe na Ndayambaje Kasimu bwagabanyijwemo ibice bihabwa nimero zivugwa haruguru hashingiwe ku cyemezo cy'ubwumvikane mu rubanza ruriya rwaciwe icyo kuwa 28 z'ukwa 2017 cyamaze kuba itegeko. Ego uretse bikorewe i Kigali kuwa 15 z'ukwa 2018 ku isaha ya 5:05. Okay. Ibi byasinywe na Nyirashimiyimana Christine muri 2018. Urutonde rw'abana buretse itonde hano ntago mu bana Bizibungu Ismail kuri urutonde ni wowe ntago ari wowe wenyine utariho. Uyu bita Semajongi Ibrahim ko hano atariho. Ari hehewe. Yego. Uru rutonde ubundi ukuntu bimeze ayo niyo makuru ikigo cy'ubutaka kibitse. Yego. Nyamara derekuritere gitifu abana 10 noneho niwe bemezaga abo twagomba kukabana muri ibyo. Nyine ari kubanza umbwire Semajongi ari. Semajongi Ibrahim nawe ntabwo ari mu wahehese. Ni muvandimwe wanjye. Wese umugabane yarabonye muri bano 10 biko atari. Nawe ntago agaragaramo wese yarareze se. Sibizi bwo zibarizi. Ariko bari beshi nabizi yaremye hano ntawe. Nabizi yaremye Hussein namubonye. Mukankuranga nguyu. Abo nta kibazo afite kimwe. Karugwiza Rukiya arimo. Karugwiza Rukiya arimo. Semajongi ari. Semajongi nawe ntabwo yabonye kuri iki rutonde ntabwo. Ibyo nge ndetse kafite kwiribariza ubwo azibariza ibye. Na Sada hano nta urimo. Ariko Saidati hano hanutse Kabagwira nawe hano ntwarimo. Kabagwira warimo. Kabagwira Sada. Ariko yaragurishije harimo amazina yabo yagiye. Okay. Ubwo Kabagwira Sada ni ashobora kuba yaragurishije n'aba bavindimwe nawe. So mu bana banyu kuko hano ufite urutonde rw'abantu 10. Harimo Diane mutemera. Hatarimo Bizimungu Ismail ari wowe. Hatarimo Sebajongi Ibrahim wasobanuriye. Ahubwo hakabamo Ndayambaje Kasimu inshuro 2 nabazibagira Zena inshuro 2. So muri abana 10 nubwo hano bihura ni10 harimo utarimo harimo babiri barimo kabiri haraburamo wowe Ismail Ibrahim na Sada. Oya Sada ntago yanditsemo ariko nyine ubwo nakweretse ndashaka kwereka ngo muri bane 10 hiyongeyemo 3 Diane Kasimu wa 2 na Zena wa 2 hakaburamo 3 Ismail Ibrahim na Sada. Nubwo ngo iyi myanya 3 yagiye muri iyo ngiyi 3 ngiye ibura. Urutonde nguru nibyo ndabyumva. Urutonde nguru donc uyu Kasimu ajemo 2 uyu Zena ajemo 2 uyu Diane ntumuzi ubwo hasigaye 7 muvukana. Aba basimbuye nde rero uyu yasimbuye wowe Bizimungu Ismail uyu asimbura Sebajongi Ibrahim uyu asimbura Kabagwira Sada. Kuri urutonde ntago muri kuri 3. Ubwo birashoboka. Nibyo ndi gusoma byanditse. Je ntago nzi kugeza ubu ntago nzi aho babishyize bazabigira. Icyo shaka kuvuga nimbona kanya nkabonana na Ibrahim arahari. Ibrahim azambwira impamvu we kucyo wowe uburana we ntaburana. Je naramubajije arambya ati jewe aba bantu barane. Aho yarahatanze se? Nara muri yaremera. Burabaza bufitwe bazamusobanura je ntabwo gusobanura. Sada se. Wowe yarabonye kuko yananagurisha. Sada yarabonye aragurisha. Aranagurisha. Okay. Ibi byasinywe nande ndabaza ndebe ushinzwe umutekano uhagarariye polisi AP Mukamuvunyi. Iyi abagize umuryango wa Ntiyamira Mustafa bagabanye parcelle UPI 1528 cyangwa araba bakurikira ikintu 1529 1528 okay barimo Bizimungu Ismail aha warabonye rero warasinye
buretse nawe uraza kubibona nibyo ibi biraha nta naho bihuriye nibyo nagira ngo ibi byari nyine bande amatariki yamfasha deri tariki byakozwe ryari tariki ya 20 umunani z'ukwa cyenda muri 2017 hanyuma urubanza rwabaye ryari tariki uwo yari umwanzuro w'ishyirwa mu bikorwa by'uyu mwanzuro ku tariki runo rwa ryari ku ya 20 ngira ngo eshatu no ndetse mazina y'abandi uretse ndebe twemeje dutegetse amatariki y'ururu 28 z'ukwa karindwi 2017 hanyuma iyi 8 z'ukwa cyenda 2017 28 z'ukwa karindwi nuvuga ngo iki cy'urukiko kibanziriza ibi bya gitifu niyo mpamvu byaje nyuma urukiko rwaramaze yagombaga kuza gushyira mu bikorwa kuko rwategekaga yuko aha ngaha rurashyira mu bikorwa ibi ngibi iby'urukiko rwemeje god noneho aho aribyo nagiye kumuregera ko binyuranye n'ibi ngibi urukiko rwemeje kubera iki uri busanga aho ibibanza yagiye atanga asanze hari n'ibyagurishijwe hano okay ndavuga isi ko byagurishijwe hanyuma rero reka tworoshye ibintu urubanza narubonye iki uyu munsi bihagaze bite zana bya bicupuri bya byangombwa byombi birahangana kuri ino saha uri hehe inzego witabaje bimeze bite bya byangombwa ngibi okay ibi iki cyarabaye igicupuri bikemezwa n'inyandiko mpimbano n'inyandiko dere ahantu nagikuye kwanza icyo cyangombwa nyuma yuko ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo cy'urukiko cy'ubwumvikane rinyuranye ritari ryubahirije amategeko nk'uko ryari urukiko rwari rwabitegetse nahitiye ko nsubira kujya kuregera ku rukiko rwari rwakoze izi nyandiko ndakibashyira mbashyira n'iki cyemezo urukiko rwa Nyamirambo rwemeza iki rwa mbere rwiremezo rwa rwakoze iyi nyandiko urukiko rw'ibanze yego ni rwa rwakoze iki cyemezo cy'ubwumvikane mbashyira icyemezo ni ikihe dore ngiki iki cy'urukiko noneho kuko icyemezo cy'ubwumvikane voilà Nyamirambo voilà kuko hari aho uvuga ngo bigomba gukurikizwa nk'uko amategeko Perezida Tashobya Benon okay nakashe mpuruza ariko muri rutegetse ko kigomba kubahirizwa nk'uko byategetswe nk'uko amategeko abiteganya birimo biranditse ubwo urumva ko byagomba kubahirizwa n'umuhesha w'inkiko w'umwuga cyangwa se n'utari umwuga nta kibazo okay nikorwa rwategetse yego noneho umuhesha w'inkiko utari umwuga ni igitifu biba birarangiye je nashatse wanjye njya gukoresha nuza ku ruhande muhereza nanuza ko ari jya ruhagarire ku cyangombwa bihabara abafotografe ndabahereza ndabibahereza nawe ibi birahuye donc urukiko rwarategetse igitifu anyuranya nabyo yanyuranyije nabyo ate birebe baretse ndebe baretse reka some ibyo urukiko rwategetse rutegetse ko parcelle UPI 15/29 ihagarariwe na Biziyaremye Hussein igabanywa ku buryo bungana n'abana 8 nkuko begana ku cyangombwa abana 8 ku rutegeko rwategetse abandi bari barafashe uruhande bari barahawe imigabane bari baragiyanditseho sema zogina ndayambaje bari barakwiha uruhande rwabo 15/29 donc 15/29 niyo igomba kugabana n'abantu 8 uretse gatoya dutegetse ya kabiri uretse twumve dutegetse ya kabiri dutegetse ko parcelle 15/28 ibaruye kuri succession ntiyamira Mustafa ya yindi ufitiye original succession ntiyamira Mustafa ubwo niyi succession ntiyamira Mustafa ni iyi ngiyi 15/28 aha urukiko rwategetse ko parcelle 15/28 ari yimfashe mu kaboko k'iburyo ibaruye kuri succession ntiyamira Mustafa igabanwa ku buryo bungana n'abazungura bose uko ari 10 okay dore ko ari ingarigari yasizwe n'umubyeyi wabo dutegetse ya gatatu dutegetse ko iki cyemezo kirangizwa hakurikijwe imihango isanzwe ikurikizwa noneho rero umuhesha w'inkiko utari umwuga aho yanyuranyije n'imyanzuro y'urukiko ni ihe aho yanyuranyije n'uyisoma ngibi hano mbwira yakoze yabigenje ate yagabanyije yashizemo abatarimo ya gute cyambere twasanzemo ngo dusanzwe hari byagurishijwe mwasanze hari byagurishijwe ngibi hano mu nyandiko ye ngibi
donc ya UPI harimo igice cyagurishijwe. just niho nge namubarije ibyagurishwe ryari kandi ufite Abagiye kugabana naba bakurikira zitamba ntabwo bisomeka neza ariko biragaragara. Ikibanza B cyagurishijwe kugira ngo haharwe hakorwe ibikorwa remezo harimo imihanda no guteza borne fiche cadastrale cyagurishijwe gutewe aho niho nazize kandi nge nari nemeye gutanga amafaranga n'ibintu byose. Ntabyo uzise we yatubwire nyine. Ndahimana isumba byose. Ngewe ntabwo bizi ko hari ikibanza cyavuye muri succession Mustafa kigiye gutangwa ngo hakorwe ibikorwa remezo. Negative ntabyo nzi. Okay. Harya ni okay. Uyu mutungo uri mu kahe karere ko birasaba ko nzajya. Mu karere ka Kicukiro. Hariya mu murenge wa Kanombe. Mu kagari ka Rubirizi. Mu mudugudu Bitunda. Abantu bahari barabizi ko nta kibanza cyagurishijwe ku mutungo wa succession Mustafa kugira ngo korwe ibikorwa remezo kuko biri muri raporo ya Gitifu. Uretse ibyo bintu ngewe nibyo ndakubwira ngo kugurisha icyemezo kimaze gutegekanya yuko ibintu bigomba gutangwa bihakurikijwe amategeko. Urukiko ngewe nk'umuntu wari uhagarariye kuri iki cyangombwa kuko urukiko ntabwo rwo rwankuyeho kuko ngewe ntagumya kwihagararira ahubwo rwagavuze ko tujya kugabana. Noneho ngewe nagiye fata ibi bintu iki cyemezo cy'urukiko ndagenda fata n'ifishi bihereza umupotogarafe babandi bashinzwe kugira ngo bakore details z'ibintu. Nirere Marie Rose niwe wari Gitifu akagari w'umurenge niwe wabije. Niwe yari n'umurenge. Yari umurenge wa Kanombe icyo gihe. Noneho ngewe ngiye kubimuha mbimuhaye umupotogarafe aragenda arabikora akuramo harimo n'umuhanda n'amafoto uraza kuyabona. Umuhanda se waciye mwanyu? Waciye hari umuhanda uhateganyijwe muri iki cyangwa cya 15. None se si ubwo icyo kugurisha se ntacyo mbwiza ukuri abadukurikiye babyumve. Aka gace kitwa B kagurishijwe ngo hakorwe ibikorwa remezo ntakuze. Kandi nge uwo munsi kuri tele aribwo nabimenye bandika ibingibi mugiye kugabana nibwo bamenye ko hari agace kagurishijwe. Nge naraje umva ntabwo uri kunyumva naraje ndahagera ntagumagawe n'abaturage nabwo bambwiye ati ibintu ko bagiye kugabana bakakurya ko banakuriye uri mu biki. Ndavuga nti ngewe reka nze tubirebe bitafata imoto ngiranjyana igezayo. Ngezeyo nsanga bakoranye n'iki ndababaza nti muretse baravanguzana icyangombwa cy'ubutaka. Ndavuga nti icyangombwa cy'ubutaka ntago nyibaha mutaranyereka ibyo mwakoze. Niwe wakibikaga kuko ari wowe ubahagarariye iki. Hanyuma se bajya kugabana udahari kandi ari wowe ubahagarariye. Baravuga ngo ibyo nta kibazo niyo bagabana kuko urukiko rwabize itegeko uwari we wese akabona ibyo urukiko rwateganyije. Ibyo nta kibazo nari mbifite. Yego ngaho uragiye na moto usanga bimeze bite? Mageze ndababwira nti se ko mugiye kugira ngo Gitifu arambwira ati wowe ibyo uvuga byose byamaze kuba itegeko nutaduha icyo uko bari banyasiye cyangwa bavuye ngo kizane. Ndababwira ntago nakibaha mutaranyereka yuko bijyanye n'ibyo urukiko rwateganyije. Yego ni kuko ngo twakoze inama y'umuryango ngo twemeje ko ndayambaje Kasimu ngo byose ngo niwe ngo bibazwa we ntacyo tukubaza na kimwe. Ndavuga nti ibyo mukora byose uwo ari wese dupfa kuba tuvinda imwe nta kibazo afite uburenganzira nk'uko ari yandurwa voilà. Ni ibyo nge nta kibazo bifiteho. Aranje aravuga ngo ndabamunyereka amaborune mwateye ndabona ibiborune hari birambitse sindabi ikibazo gitangira kigera ni ibibanza bigaye mwakase. Ngumva ngo twege ngo ibyo ntago bikureba ngo ese Ismail iyo uvuze ngo ni twebwe abavandimwe mu nda ya Ntiyamira Mustafa muri abana 10 abantu 9 bose bakavuga rumwe ukaburamo byatewe n'iki? Bwira abadukurikiye impamvu rero. Yego ibi bintu ubundi hano hari akantu kavutse buriya nuko nabiheremo hagati ndashaka kubikwereka. Yego twatangiriye ngewe nari ndi hanze mu kazi hari akazi nari ndi musi. Okay yego ndi hanze baragukorana baramorana ndabimenya kiva arashase peri sa place wari kuri shase utakaza place komeza no ariko akazi nari ndimo karazwi nta kibazo nyine ndabizi. Reka buretse gatoya ibi mpamvu mbivuze nuko n'ubu ngubu hari kesi umudamu uri mu Bubiligi ari kumbwira ko babyara be bari kuzungura nyina ku Kamonyi n'Irunda kubera iki nawe ari hanze ire arashase
ere arashasi ere peri sa place nawe bagukoranye kuko udahari ariko komeza ntacyo yes nta nukererwa adahambira ndi hanze barampamagaraga bakamenya ngo nimboherereze ibyangombwa byari biri mu Rwanda kuko ariko mfite umuntu ubona narabibikije ndababwira ni se murashaka kubikoresha iki ngo bitwoherereze ngo ibindi ngo nta kibazo ndababwira ntakuga gatinzana yatwishe se turashaka kwigurisha ndababwira ni nta kibazo mwihangane ndaza muri iyi minsi iminsi hari hashize nk'ukwezi kumwe abiri naraje koko mageze ndababwira muze vuba ahubwo tugize n'amahirwe tubikore ibintu binamveho deja kuko nta mpamvu yo kugira ngo barindire ibintu batireka we duha ibyangombwa ndababwira ibyangombwa ntabwo nabibaha ntaze ibyo nkaba narifite amakuru ko baba baragiye bagurishamo niyo mpamvu bagiye bagurisha abantu bakabaha amafaranga ariko nta byangombwa kandi ari wowe ubiryamiye noneho bagashaka ibyangombwa ntabyanga ariko nawe urumva ko babaryamiye wowe ari mu kazi inzara ibishe bagomba kugurisha ku twabo wowe watindije igaba nawe ufite ntacyo ntabwo naritindije kuko njyewe reka nkubwire turi mu Rwanda njyewe nari utaragenda narabahamagaraga ngo baze tugabane bakabyanga bakantega ngiye none ugiye baragiserera nagenda buri gihe akarugo bagiserera n'abagari bakabyanga none ndaguha ikimenyetso kibikwereka yuko ibyo bintu ko mvumubwira ari ukuri mugiye ugwibaruwa nako haye mwavoka n'amafaranga ngabaze tugabane uyisomera abantu ayumve ibyo nkubwira ntago nkubwira ibintu bidafite ibimenyetso wasabye ko mugabana mbere uhari baranga ugiye batizana ibyangombwa kugira ngo kuko bashakaga kugira ngo babone uko banyereza ibyo byose ni niyo mpamvu ndi kubakurikirana kuko icyangombwa ariyo kiri kubakoraho banashatse no kukibisha banagitereta bagira gute biranga ngiyi bareba barandikiye urebe n'itariki Kabirenda avoka Maître Nsengiyumva Gisele Zena se si mushiki wawe uwo niwe nari mpamagaye kuko ni wateraga induru n'uko bizi yaremye Zena ni wateraga induru kadebe nawe wihaye ibibanza bibiraho nari nagatangaye biri urumva facts zikugenda zizana kuri rwa rutonde reka ndebe Zena mujye mumbabarira rwose ibi uyu muryango singuzi bizimu utaza kundeba rwose Zena bazubagira ni ufite ibibanza 3 na 4 nawe uramwandikira uti madame bazubagira Zena umudugudu w'Itunda akagari ka Rubirizi umurenge wa Kanombe akarere ka Kicukiro koresha avoka ndamwishyura 1,000 kubasaba korohereza abavandimwe banyu mu kuzungura imitungo avoka niwe wandikiye rero nibyo nahaye avoka ndamuhaye wishi avoka yandikira mushiki wawe wari ufite iki ivogonyo yuko shaka icyangombwa nuko avoka niwe wanditse uramwishyura ndamwishyura none akaje nuko ati rero madamu bazagira Zena impamvu kubasaba korohereza abavandimwe banyu mu kuzungura imitungo mwasigiwe n'ababyeyi madame tubisabwe n'umuvandimwe wanyu Bizimungu Ismail nk'uhagarariye abazungura ibyo guhagararirwa ubikomora aha yego tubisabwe n'umuvandimwe wanyu Bizimungu Ismail nk'uhagarariye abazungura ba Ntiyamira Mustafa na Nyiramana Tausi namwe mubarirwamo ndetse bikemezwa n'abandi bavandimwe banyu aribo Mukayi Saidati Kabagwira Sada Kabahire Madina Mukankuranga Mariamu na Karugwiza Rukiya ari abakobwa gusa natwe turimo ari abagabo oya uretse uraza kukinsobanurira avoka nacyo abandi bavandimwe banyu aribo Rukiya bavuga ko mwanze ko abavuze nibo bavuga ko banze ko bakuru bawe na barumuna bawe ntago ndabageraho rero bavuga ko mwanze ko izungura ry'imitungo yasizwe n'ababyeyi banyu rikorwa kugira ngo buri wese atunge umugabane we bive ku izina rya Bizimungu Ismail ari uyu wicaya nijye wabisabaga turasanga uko ari ukubangamira abavandimwe banyu bakeneye kubahiriza ingingo ya 66 y'itegeko nimero 22/99 yo kuwa 12 z'ukwa 11/1999 ryuzuza igitabo cya mbere cy'urwunge rw'amategeko mbonezamubano kandi rishyiraho igice cya 5 cyerekana imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura tukaba tubamenyesha ko uku kwezi kwa Werurwe 2017 ni kurangira ntacyo muremera ko gikorwa haziyambazwa inkiko zifitiye ububasha kandi mugasabwa kwishyura amafaranga azaba so nukuvuga ngo maître wamusabye kubikora ku buryo muri professionnel yandikiye bazubagira ariko amubwira ko
abavandimwe banyu bavuga ko mwanze kugabana ari ab'abadamu gusa. Turasesengura dia babagabo bari hehe bo ntabwo uretse aho ngaho yamubwiye ngo kandi yanditse ibyo wamubwiye yamubwiye ngo abavandimwe banyu bavuga ko mwanze kwizungura ry'imitungo donc abavandimwe yashyize mu ibaruwa ni Mukayi Saidati, Kabagwira Sada, Kabahire Madina, Mukankuranga Mariamu na Karugwiza Rukiya. Nuvuga ngo nabakobwa abo bose ubundi ukuntu bimeze bose bifuzaga ko tugabana. Yego. Ngewe noneho nahagera nkabibaha bakabyanga. Aha nari nje ndi mu Rwanda none. Abasubije iki se hano? Noneho buretse se dere nundi Biziyaremye Hussein nawe yarandikiwe. Se yanditse amabaruwa abiri. Nabiri. Aha yinyuma ntabwo rayibonye. Byose ku itariki zimwe. Okay. Avoka arongera yandikira nanone Biziyaremye Hussein. Abo bari bahagarariye abandi bose. Yego. Niyo mpamvu ari bona. Yego. Hussein imwe yandikiwe Zena, indi yandikirwa Hussein. Ariko ibirimo birajya gusa zungura. Umuvandimwe Bizimungu nk'uhagarariye umuryango Ntiyamira Mustafa na Nyiramana Tausi n'abandi bavandimwe banyu aribo Mukayi Saidati, Kabagwira Sada, Kabahire Madina, Kankuranga na Karugwiza Rukiya bavuga ko mwanze ko izungura ry'imitungo. Still ndacyakubaza muri aya mabaruwa abiri babagabo muvindimwe bari. Oya ntago yiro Ibrahimu buretse ubundi yahamagariraga impamvu abani babambure fondateur bari bahagarariye abandi twese muri rusange. Ariko nge nari mbahamagaye kuko nibo banyandikiraga yandikiye Biziyaremye Hussein nabazi bagira Zena. Biziyaremye ndayambaje Kasimu ntago nawe ubwo agomba kuzamo iyo n'aba bakobwa bose twagomba bose ubu ufite ubwo haraburamo Kasimu na Ibrahim. Ntacyo bivuze kuko bose bahagarariye abandi. Bari bahagarariye abandi representative w'abandi. Umwe ku bahungu undi ku bakobwa. Ntacyo kuko icyo twashakaga nagira ngo wabasabye ko mugabana hakiri kare uhari iri tariki nabibabwiye mu kwa gatatu. Hari mu kwa gatatu iyo tariki niyo wayisomye neza mu kwa gatatu yabaruwa ya maître 20 kwa gatatu 2017 bamaze kuzibona kuko bashakaga icyangombwa mu ntoki babona sinyi bahaye bahiteye ko bajya kurega mu bunzi. Noneho byo icyo cyo sinakizanye nako ntabwo nazi ko bisubirije niba byarabaye itsoke abunzi bagiye kubaregera bandeka ko ngiye ngo bandeka wimanye icyangombwa kandi we barabasabye ko muzungura abunzi. Noneho ndakikwereka n'itariki na kashe y'igihugu bari mu cyunamo bitemewe gukora inama n'akazi nta kintu cyabagaho bakinzanira mu rugo umuntu akinzanira convocation y'abunzi ntabwo ari convocation umwanzuro wabaye mu inama yabereye n'igihe itariki ari izahe arizo mu cyunamo bitarabaye ntabwo nakizanye ntabwo ibyo narizi ko bibi ariko n'ugikenera ndazakiguha wawugura ari umpaye kopi kuko nta ikiganiro kigomba kujya gucaho wabimpaye. Donc abunzi bateranye mu cyunamo nibaho icyo gihe abunzi basinyeho se buretse gato abunzi basinyeho se warababajije umenya ko iyo nama yabaye ko twabibonaniye yakubwiye ngo iki yego nge maze kukibona naragiye abagisinyeho warabare ndamufite yapfukamye hasi asaba imbabazi. Yitwa nde? Ntago nibuka amazina nditereka birebyemo buretse yari umwe se yari harimo n'abandi ariko yari ubuhagarariye. Warababajije uti nge nabajije umwe wari ubuhagarariye wari nawe wanagise president ati iki wamaje ngo iki asubiza ngo iki nyakuba president yari umudamu ko mwanzaniye iki cyemezo mwafashe mukagifata inama yabaye turi mu cyunamo ryari uzagaragaza iyo nama iba mu cyunamo cy'u Rwanda icyo gihe byari bigikomeye nta kintu gikorwa usibye twirwa mu bintu by'cyunamo. Iki kintu rero ndagifashe ngewe ngiye kukijyana mu mategeko umbwiriye imyanzuro wafashe ko natsinzwe nuko ngomba kuzana ibyangombwa kukwereka umunsi inama yabereye naho yabereye abunzi baterana ku kagari ni ku murenge wa Kanombe ndetse ku murenge hakabera inama mu gihe nicyo kibazo uramubaza ati iki ahiteka apfukama abona ko ibintu nabivumbuye yarazi ko ndinjije hari wenda nari bubivumbure byari bimeze ko kuntera ubwoba ngo bayi ibyangombwa none uvuga ngo aburetse gato nuvuga ngo iyo nteko y'abunzi ntiyateranye ntabwo mbizi nge none se ntayateranye mu cyunamo hari inama yabagaho se nyine ishobora kuba yarateranye n'undi munsi bagashyiraho itariki zitarizo nibibaho wamubajije niba iyo nama yarabaye nibyo namubajije yapfukamishijwe yarambwiye ati
mbabarira ukagira Imana we kubera ko itariki yamaze kwandika yanasinye ati ibi ni amakosa n'abavandimwe bawe bankoresha amakosa ati bimbabariremo ukagira ndavuga no ndakujyana mu mategeko usobanira inama igihe yabereye ubundi igihe bampane cyangwa wowe baguhane voilà ukuri kujya hagaragara ati kirero arambwira ati mbabarira mu muhanda saa 11 niho ntabwo yanyamusaga kubinambwe dore kubira arabyanga ambwira ngo sanga kuko abeza niho namusanze ambwira aho ndi kuri phone ndagenda ajyana ahantu ku Buganda k'igitaka kamanuka ashyira ku ruhande ati ngwino tuganira ati si kutazana ibyangombwa ndamubwira ni nago yikira cyangombwa kuko abavandimwe bakoze amanyanga niyo kandi shaka gukurikirana ngo ndebe impamvu ni nayo mpamvu bagishaka kuki badashaka ko tugabana bagashaka icyangombwa oriye ko tujya kugabana voilà ni njyewe ndashaka ibintu bibiri twari tutarajya mu rukiko none umunzi asaba imbabazi ati bimbabariremo nabari barambeshe n'ibigi ibintu nakoze gutyo ndamureba ndavuga uzagwe ku bandi reka nigende mese yakubwiye ko inteko yabunze itateranye ntayo ngo yambije ukuri kuko ntabwo byari kubaho mu cyunamo kandi cyagiye ibintu byari bimeze nabi urumva bari bamuhaye komeza reka tugane ku musozi ubwo icyo gicyo muri make icyo kimaze abadukurikiye bavanemo ikintu cyitwa ngo wowe abavandimwe bawe wewe wari ufite akazi niko nabyita wari busy ku bindi bintu noneho abavandimwe bifitiye ifemba y'amafaranga bakagurisha ubutaka butaragabana noneho pressure bakayigushyiraho ngo mugabane kandi baranagurishije yego bibaho ibyo bibaho wowe rero kuba kuri occupé mu bindi ugashaka ibiri officiel kandi waramaze kwirira kashi zabo niyo mpamvu bose babaye nk'abaguteranira niyo ngo washakaga we ntanzara wari ufite kandi bo bari bashaka nawe bari bafite wese wigeze ukenera kugurisha hari ibindi twari twaragurishijeho mbere bose hari hanini harenzeho nabwo twarabigabanye neza ndabibaha buri wese afata ibyo hari ibyo mwigeze kugabana ku neza mbere yaho n'ahandi hari hanini yego noneho ahubwo ibi byo byarasigaye tubindire ku iterambere ribaze rikahagera naho bizamura agaciro urumva ibyo wabaraga washaka ko habaza kongera agaciro kandi wabishakira kashi oya ntabwo ndavuga ibyo twari twarabyumvikanye tujya gusigaza UPA 15 na UPA 15 mwavuze muti turaharetse habanze hazamura agaciro babikoze twari ni nayo mpamvu nibi kuko icyo gihe aho twanagabanyeho ibi by'ibitaka byari bitaranaza n'amafishi yego ni urumva rero ntanzara hari kubera yuko mwana mwaragurisha handi buri wese afite n'ubushobozi bwari komeza rero hanyuma rero ahubwo gusa ikibazo cyazagamo ko bashakaga kwiba nta kwiba gute kugaba uretse kubagurisha ibintu kuryamira abandi no kuryamira singa ibintu bigaragara ese byose finally ni sinabikwereza arabihaye kabiri ni icyo ngicyo ni ikindi kibazo ni naho ruzingiye utiri ujya kure hanyuma rero wagiye mu rukiko ujya muri Land Center izindi nzego yitabaje n'izihe byagenze bite tugana ku musozi njyewe maze kubona ibyo kubandikira intuza bo bagiye kurega mu rukiko nibo bagiye kundega kuri iki cyemezo cy'ubwumvikane shaka nakubwiye nta kibonye cy'ubwumvikane bagiye ndegwa n'uwitwa Kabagwira Sada urumva systeme bakoresheje noneho nyuma yuko bavuye mu bunzi babonye ko mu bunzi byapfuye byabavumbukanye bagiye ko birukanyira mu rukiko rwa hariya rwa Nyarugenge rwa hariya Nyamirambo nitabayo n'umwavoka rwose magarare na Maître Musa nabo bazana uwitwa Maître Ngirimana yego none Jean Pierre noneho tugezeyo mu ntegura rubanza umwanditsi bakurega iki bandega yuko ngo nanze kubaha ifishi mu ntoki icyo gusa icyo ngo tugabane ntabwo bakureze ko watambamiye izungura udatanga ifishi gusa bandegaga ko natambamiye ngo ntashaka ko bagabana noneho bababaza ibimenyetso yego baravuga ngo gusa bakabivuga ku magambo ngewe nafashe ikimenyetso cy'iyo ntuza y'uwo umuntu wabunze oya nafashe ikimenyetso cy'iriya mwavoka iyo yabaruwa avoka ati dore narabibasabye ndayitanga urebe itariki ndayitanga niyo nahaye umuntu uzi mu rukiko mu ntegura rubanza rwose mu ntegura rubanza bavuga ati dore nifashishije umwavoka ndabandikira ngo baze tugabane ndahangaha mu kuri Rwanda hanyuma integura rubanza ifata uwe mwanzuro umuntegura rubanza iki arayisoma ababajije ati kibimenyetso kituma muvuga ko mutagabana ni ikihe arabwira ati uyu mugabo azabatsinda yego deri ibaruwa uyu mwavoka arishyurwa na kashe ni umwavoka wemewe ati ntago mwarayibonye none se muramurega iki ko mbona iyi tariki ye yabahamagariyeho
n'uyu munsi mwagiye mutangiyeho ikirego. Okay, nakiriye inyandiko tariki 21 z'ukwa gatatu 2017 bizi yaremye Hussein yarasinye ko yayibonye. Reka ndebe buretse akantango nari nakarebye. Uyu bazubagira Zena arasinye nayo yarayibonye. Aha, mugeze mu rukiko mu ntegura rubanza. Ati uyu mwavoka ni mumwemera, ni mutaramwemera urugaga ruramwemeza kuko yes. Kandi mwarasinye ko mwabibonye. Ibi Bizimungu yagaragaraga ko mushaka ko mugabana. Kubera iki mutemera ko mugabana? Noneho ngo twige turashaka ifishi gusa none arabwira ati nibunakomeza wowe wabasabye kugabana bo bashaka ifishi. Noneho ndavuga nayo ubwo ngewe nyakubawa ndashaka menye ikishi nyuma yo gushaka ifishi mu ntoki mu biganza. Ni kuko ntabwo ikibazo mu ntegura urubanza senyirizira ntabwo rwabaye buretse kuko mwanya nahitiye ko mbazitiriraho. Arababwira ati muzatsindwa mwabantu mwe uyu mugabo muramurega kandi mbona hano yararikoresheje umwavoka no itariki yabagiye n'igihe mutangiye ikirego hano ntago mwamutsinda. Ati ahubwo ni mugabane. Ndavuga nereka ngiye nkorohereze ngufashe. Niba bashaka gukomeza dukomeze iki kirego batanze hano nibo bandeze. Ariko niba bashaka ko tugabana dukorere inyandiko y'ubwumvikane nahi inyandiko yaturutse rero sasa. Aravuga ati murabyemera. Nibwo bagiye nibwo bahise bajya muri aho umwanditsi ni nawe anayikoze aranababwira abacama aba nibo bari babakoresheje integura rubanza. Iyi ntegura rubanza yakoreshejwe n'uyu mwanditsi. Arababwira ati ndagitera kashe muruza kirabitegeko kizubahirizwe nkuko mubivugiye hano. Ndavuga nti ndabyemera cyane 100% na ngari n'ijana kwijana. No ati aravuga ati zana nizo UPI nari nzifite ndabimuhereza iyo fishi bashakaga wari nari nzifite nazijyanye imbere ye. Ndabwira ni 15 arayandika ati igabana abazunguru ko ari 10. Yego muri rutegetse irebe bisome. Ngiye rutegetse ya kabiri 15 arongera ati 15 igabanywe n'abantu 8 none iyo yari isanzwe tunafite n'imigabane 13% ka buri muntu. Kuba ko nyine abantu 8 reba buri wese umugabane we wari uriho. Yego biragaragara. Abaribyo arazifata azashingiraho yise mwarayigabanye mwebwe 8. Uretse uraza kubibona igitifu afite yaho yahe bizaranye ibibanza 5 nibyo byatumye nabyo jya kureka. Noneho yananyuranyije n'ibyari biri kuri iki cyangombwa cy'umwime kuko iki cyari gihari ntabwo cyari kiri mugabane wa buri muntu. Niyo wagomba gufata 13% kiwe agasiga iby'abandi. Aha ngaho iyo bimeze gutya hari wafashe se akarengeje 13. Eko koma mu nyandiko ya nuza gitifu iri hese ngi hano ya yindi iretse ya yindi ari kishino kize iyi ntoki urayifite. Nayibonye nigeze kuyibona. Voilà intoki niyo ya yindi niyo soma hasi hano urebe ibyo bintu hawasurinye n'ibyo bintu. Naho ibibanza bitatu bisigaye kuri UPI bifite ubuso bwa metero kare 340 325 bizandikwa kwa Biziyaremye Cyore. Urabibona ibyo bintu urukiko se ahase yashiraga mu bikorwa umwanzuro w'uruhe rukiko bitatu byose abishyira kuri ariko arabisinyira kirabona kashe gitifu. Ndamubaza ibi bintu uri gukora kwano umubare witwa ndese Nirera Marie Rose. Nirera Marie Rose ndese bitatu ngibyo niho wabyiyandikiye nyandiko niyo najyanye mu rukiko nyitangaho ikimenyetso. Wowe se ntabwo wayisinyeho ko wayisinyeho uretse kuyisinyaho nari nabyanze. Arambwira ati ngira ngo noneho ndavuga mbaza umunyamategeko ise ko yakoze ibintu binyuranyije n'ibyo urukiko rwategetse muri kashe muruza urabigenze akaba ati ni arimo aranyimbiye ngo yifata ngo uramurega iyo yanyuranyije nabyo. Aravuga ati ndavuga ni nimbisinyira se ntago bibe byemewe. Ati nubisinyira urahita ujya kumurega bitararenze iminsi 15 kuko nutabisinya ngo bijyane nk'ikimenyetso mu rukiko biraba byabaye itegeko kandi urahomberamo. Komezana ngaho mbwira aho rero iyi nyandiko niyo nahitiye ko nyijyana ku rukiko nyereka uyu wadukoreye iki cyemezo ahita ambwira ati ayisomye ati tutagigarama vuba bitaba itegeko ibi bintu byagukoraho wabihomberamo. Yego ubwo rero noneho hakurikiraho rero kujya kuregana nawe na gitifu kuko yarakoze ibi bintu byanditse muri iyi nyandiko ye binyuranyije ni ikirukiko rwavuze. Rubone ibibanza bitatahaye bizanye yose muri 15 29 kandi 15 29 bavuga ko hagabana abantu 8
noneho byose no kuvuga nta kindi buri mwaka afata 13%, kuko n'ubusanzwe 13% kari gasanzwe biri ku cyangombwa. Yego. Ubu se 13% ibyo byanze bitatahaye bizanye Hussein urumva byose 13%. Oya buri wese arafata 10. Urumva birarenze. Ntago oya buri wese arafata 10 wo gufata 13. Kuko ikibanza isamba igabanyijemo inshuro 10 kandi urukiko ruteganya inshuro 8. Rwanda. Nashaka igabanyamo ni 13 wenda ashobora gwa bibiri bigasanga bingana ariko siko byagenze siko mu nyandiko yo binameze. Yego. Noneho ubwo tugiye mu ntegura rubanza. Urubanza rwabaye. Rinde wareze icyo ngewe nareze gitifu nk'umuyobozi w'abanje n'ikimezo namuregeye kuri iyo ntuza no wamureze he. Yego. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo ruri Nyamirambo ruhaburanishiriza imanza z'imbonezamubano mu rwego rwa mbere ruhakirije urubanza nimero 0017 rwa 2017 none kuwa 29 z'ukwa gatatu 2017. Siko byihuta buretse avoka yanditse ku itariki 20 avoka yandikira bariya byari kuko twahite ko aya amatariki aravuga amatariki aravuga buriya nicyo tuba dushaka kandi nanjye ugomba nanga kugwa mu matsa aya nibyo ugomba kubisesengura. Aha. Avoka yabandikiye kuri 20 z'ukwa gatatu 2017 sibyo 20 n'imwe ya yindi gitifu yakijije ryari kuri ni yise ni ngiyi yise ko ariyo mu kwa 9 ariko urebe beca iyi tariki urubanza hari ikintu utarumva uru urubanza rwa nyuma yishyirwa mu bikorwa by'ibi ngibi urubanza ndabona ruri mu kwa gatatu reka ubyumve neza banza unyumve neza dore iyi yari ishyirwa mu bikorwa by'iyi ngiyi. Yego. Noneho nyuma ibi mbona ko binyuranye n'iki. Noneho nibwo nareze ibi ngibi. None se wareze ku rubanza rufite itariki y'urubanza iri imbere y'ibi y'igibi byabereye. Reba neza ishoza neza aha ni tariki 8 z'ukwa 9 2017 hano ni 29 z'ukwa gatatu 2017 z'ukwa gatatu keretse yego reka reka ntacyo reka numve ibivugwamo numve ko bijyanye n'ibi uregwa Nirere Marie Rose Nirera muri hano handitse Nirere ibyo nabyo ni ikosa ryabaye mwene Ndekezi Etienne na Kabagema Domitira. Ikiregerwa kuvanaho irangiza rubanza ryakozwe n'umuhesha w'inkiko utari umwuga no gushyira mu bikorwa icyemezo cy'ubwumvikane nimero 030 2017 nyine iki cyafashwe ryari 2017 donc ni iki waregera iki naregeraga ko cyashyizwe mu bikorwa nabi ibyo yavana ibyavanwagaho ni ibi dore ibyavanwagaho ni ibi ibyo nasaba ko bivana itariki irancanze ariko ntacyo nakundi kandebe nambo dindi very sorry ya urukiko rwose bagiye byari bincanze kandi bari kumbamba hano muri antete handitsemo 29/3/2017 kubera kwa kwandika bihuta abagerefiye noneho hasi dore Olivier izomenge neza dore hano rukijijwe rutyo kandi rusomewe mu ruhame none tariki 29/3/2018 ibi ni bya 2018 ariko dore hano imbere bari ubwo ni dore kandi nari nitaye mu kamasho izi tariki ni ikintu gikomeye cyane nanjye donc muri antete y'urukiko banditse 2017 ariko hasi bandika 2018 ni ikesi yo kwibeshya umwaka rero ubwo byari bincanze ukuntu uri kuregera dore ibi bya gitifu byabaye mu kwa 8 2017 ibi by'urukiko ubwumvikane rw'urukiko rwa Nyamirambo ni ibya 2017 mu kwa 7 none n'urubanza rwanditseho mu kwa gatatu 2017 byaba bivuze ngo rwabaye imbere y'ibi uri kuregera ariko akangaka karadukijije Olivier karadukijije kabisa god noneho rero urareze ngiye rero mu kurega urega gitifu yego ntanga ikimenyetso nk'uyu mwanzuro yego reka nze ndebe uko rwategetse kuko umwanya ni mukeya aho ngaho buretse kugira hari akantu ushaka gusimbuka
aha rero badutumiye mu ntegura rubanza yanjye nawe na gitifu na gitifu badutumye ibimenyetso njyewe nanatanze iki kimenyetso urabibona onde base baguciye 200 indishyi z'akababaro ceceka ahubwo nanatanze nanarenza ayo ngayo uwo muntu yaragutsinze nta kibazo rwemeje kwakira ikirego rwemeje ko irangiza rubanza ryakozwe kuwa 8 z'ukwa 2017 ku cyemezo cy'ubwumvikane mu rubanza rwa Noza kigumyeho mu ngingo zarwo rwose urukiko rutegetse Bizimungu Ismaël guhanirere Marie Rose indishyi z'akababaro zingana n'ibihumbi 200 akanamuha amafaranga ibihumbi 500 y'igihembo cy'avoka wamujyanye mu nkiko bitari ngombwa aha yarakugandaguye ngaho bwire yangandagurishije ikirego badutumye ibimenyetso dore icyo yangandagurishije cya cyemezo cy'igicukuri niho cyavuye ubu nibwo bigarutse niho kigarutse very sorry urukiko rwose bagiye byari bincanze kandi bari kumbamba hano muri antete handitsemo 23/3/2017 kubera kwa kwandika bihuta abagerefiye noneho hasi dore Olivier izomenge neza dore hano rukijijwe rutyo kandi rusomewe mu ruhame none tariki 29/3/2018 ibi ni bya 2018 ariko dore hano imbere bari ubwo ni dore kandi nari nitaye mu kamasho izi tariki ni ikintu gikomeye cyane nanjye donc muri antete y'urukiko banditse 2017 ariko hasi bandika 2018 ni ikesi yo kwibeshya umwaka rero ubwo byari bincanze ukuntu uri kuregera dore ibi bya gitifu byabaye mu kwa 8 2017 ibi by'urukiko ubwumvikane rw'urukiko rwa Nyamirambo ni ibya 2017 mu kwa 7 none n'urubanza rwanditseho mu kwa 3 byaba bivuze ngo rwabaye imbere y'ibi uri kuregera ariko akangaka karadukije Olivier karadukije kabisa aha noneho rero urareze ngewe rero mu kurega urega gitifu yego ntanga ikimenyetso nk'uyu mwanzuro yakoze ndebe uko rwategetse kuko umwanya ni muke oya aho ngaho buretse kugira hari akantu ushobora gusimbuka aha rero badutumiye mu ntegura rubanza yanjye nawe na gitifu badutumye ibimenyetso njyewe nanatanze iki kimenyetso urabibona onde base baguciye 200 indishyi z'akababaro ceceka ahubwo nanatanze nanarenza ayo ngayo uwo muntu yaragutsinze nta kibazo rwemeje kwakira bishingiye kuki rwemeje ko irangiza rubanza ryakozwe kuwa 8 z'ukwa 2017 ku cyemezo cy'ubwumvikane mu rubanza rwa Noza kigumyeho mu ngingo zarwo rwose urukiko rutegetse Bizimungu Ismaël guhanirere Marie Rose indishyi z'akababaro zingana n'ibihumbi 200 akanamuha amafaranga ibihumbi 500 y'igihembo cy'avoka wamujyanye mu nkiko bitari ngombwa aha yarakugandaguye ngaho bwire yangandagurishije ikirego badutumye ibimenyetso dore icyo yangandagurishije cya cyemezo cy'igicukuri niho cyavuye ubu nibwo bigarutse niho kigarutse ibi yabitanze mu dore ngaha dore ngiki aho yagitanze gitangwa isoma neza itariki ikise cy'imbere ni ibimenyetso twagiye dutanga noneho ngewe yagutsinze agendeye ku cyaha cyangwa yagaragaza ko 10% buri mwana noneho ibi bye ntibanabyitaho barangije bahita bavuga bati donc yagutsinze yifashije kandi koko umucamanza yari afite uruhushya rwo kubyemera kubera ko ni icyemezo ni icyangombwa cy'ubutaka cyari kigaragara dore ngiki hano dore ngiki icyo yagaragaje gitanzwe nande reba mu bikimenyetso bwaho Maître Ngirimana evidence kimenyetso cyuko yubahije iby'urukiko rwategereje abana 10 cyangwa cy'ubutaka iki no ahanga iki nicyo bashyize muri system iki cyebeza ko muri abana 10 buri wese yabonye 10%. Noneho iki ngiki nicyo wajyanye muri randi njyewe mitanyirometa ahangaha urabona iki kimenyetso kiraba ibimenyetso icyangombwa cy'ubutaka cyatanzwe na Maître Ngirimana Jean evidence cyinjiye muri systeme saa 7:47 n'amasegonda 40 saa 7:47 recover ibi ugiye no muri systeme wahita ubisangamo noneho ngiye mitanyirometamo noneho agitangamo waromese igicupuri cyangwa igicupuri mitanyifata ndakijyana kuri land center mitanyandikira land center
mungaragarize ibi bintu ubwo nanahanwe n'amande nayamuhaye ryose bita narikirana sitari ko nkurikirana iki cyangombwa koko ko ariko bimeze Land Center rero nibwo yampaye aya makuru urumva aya makuru anyuranye na raporo ya Land Center ya Christine ariyo bisesenguye muri ibi bamwe bafite bibiri n'iki ahandi harimo na Diane hari ubona muri iki cyangombwa cy'abantu ariko nta kurambwira uwo ari we yaje gutya mu muryango gutya cyane umugore umwe muri bakuru bawe ntumbaze ubwo ubusungu wafata iyi raporo ya ikitwa istries kugisoma se abantu bose iyi ikibazo kirimo n'ikihe kuri iyi aya makuru nta raporo yo muri Land njyewe nari mbajije Land Center ibivugwa muri bino nibyo ibyo bivugwa aho ngaho mbega iyi raporo ya Land tega amatwi iyi ni raporo ya Land iragaragaza abantu 12 none se bihuye n'abamugabo 10 uyu yatanze muri urukiko rwemeje 10 ikibanza kimwe bavuze ngo muragabana muri 8 ikindi muragabana muri 10 hano 12 noneho n'ikindi utazi ibihumbi 6 ubu butaka bwose urabubona Land Center reba hano ubu butaka bwose ubu buso bagabanye uko ari ibibanza 12 bihwanye n'ubuso bw'ibihumbi 4600 kandi ikingombwa original ni ibihumbi 6600 na 62 urabyumva neza banyereje noneho ufashe ibihumbi 6300 by'icyengombwa original ugakuramo ibihumbi 4600 byagabanijwe Land Center ifite ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibibanza 12 byagabanya abazungura ibagabanye ubuso bw'ibihumbi 4600 asigaye ibindi ibihumbi 2062 byaranyirijwe byanyirijwe gute se cyangwa birahari ntawe byanditseho bishobora kuba bihari ntabwo ngiye ntabwo nzaho biri mu cyuka nyine nibyo bazahembamo abari kubakinira kata zose ziri gukorwa ntabwo uri kubyumva ibihumbi fata icyangombwa original ngiki reba siko ya meters ni kangahe ibihumbi 3662 sawa none fata ubuso bwose Christine yagaragaje bw'abantu 12 ntanarimo utarimo harimo Diane utazi Diane ntazi harimo Sebajonge harimo Hasimu ishuro kabiri total ikaba ibihumbi 4600 ibibiri biri he ibibiri 32 biri he byagiye he inzego nizo ndimo ndabwira zikurikirana iki kintu inzego ziherera umaze kugera hehe kujya icyo kintu rero maze Christine no wambwiye ati genda ati nguhaye iyi ntuzi nguhaye aya makuru genda ufata akanyenyeri 661 yego ugende ukande 661 akego nurangiza urajureba buri ushyiremo buri nimero naguhaye hano irakwereka buri muzungura ubutaka afite na square meters yafashe noneho nurangiza uyaskusanya ayo makuru urebe ko wowe uriho none icya kabiri urebe ko binahuye n'ibiri cyangombwa wari ufite cy'imimerere ndamubwira nti ndabona bigera avuga ati abantu bakurikirana barabeshye bakurikirana mu mategeko Christine umukozi w'urwego ndamubwira nti senya kubaha ko nanaza hamwe gitifa avuga ko yagaragaje abantu 10 ati none se icyo cyangombwa ko nguhaye aya makuru ikigi kihara 10% bazubagira abona tukana noneho mu kuyasesengura noneho mu kuyasesengura buri muntu ibise nibyana ibibaye kwe nibyo ngibi nyine byakakanyenyeri terengi nyirabo ndayambaje Kasimu ni ufitemo inshuro yisoma ya UPI afite UPI 41 49 eha nindi nyirabwo ninde nyirabwo ndayambaje Kasimu hindura inyuma nanone ubwa mbere hambere afite 30 na ubuso bufite kangahe metro kare 346 aha zamura nanone urebe ya kabiri buragwatirije oya kuniko yabimeze reba uyu nanone nde yambaje Kasimu afite UPI kangahe 49 iyo niyo mpamvu bashaka icyangombwa rero kuko byarababagamiye cyane kuko iyo bakiri yaragurishije kabiri sije simbizi igihe baragurishije benda banabingiye koze no muri ka yose bagiye muri ako kavuyo bashaka ibi byangombwa nino ayo niyo makuru nanditse fata noneho bazubagira zena nawe bandusome nayo wa undi washakaga icyangombwa nawe
nawe namubonye inshuro ebyiri oya noneho birebe ngibyo hano muri ka kanyenyeri kanze magana 3 ibi nibyo wabonye ukanza akanyenyeri ukababona n'isengura ryabyo wateye imetero nanga nazo dere zirimo bingibi hano singaya mwanditse kabiri se nazo bagera zena donc Christina we yarakubwiye ati genda ukanda akanyenyeri iri guhaye usanga ariko bimeze ibi byose nibyo akanyenyeri kakwereka kanyeritse nawe ntoroshye dere ngibi hano noneho bareba ingaba bazo bagera zena aho hari amahasurinye bazo bagera zena kangahe bazo bagera zena afite UPI 4953 ongera nanone urebe akongera akagira UPI 4953 na 4952 reba ndayamaje kasimu nanone ndayamaje kasimu afite 4944 na 4946 none se ine gatandatu ni ya Uwamahoro Diane iyo ni ya Uwamahoro Diane ariko kasimu rebamo nanone hasi kasimu afite 4955 4955 4955 hari zahagarariyemo ariko afite ebyiri bwira bigeze hehe ndashaka kugenda noneho bigeze hehe ndayambaje kasi ibyo bintu rero ubonye amakuru ubonye twita gicupuri kirakwereka yuko turi abantu tujije ibintu 10 abantu 10% buri muntu noneho amakuru duhawe n'abandi center ntaho bihuriye n'ibyo yahaye urukiko nyine akakavuyo inzego witabaje inzego n'andi center yaguhaye raporo urukiko rwagize ibyo ruvuga bigeze hehe uregera iki ndegera yuko noneho abantu bakoresheje inyandiko mpimbano hanyuma bakubwira ngo iki barayisesengura nabo yego bayisangamo ikire barabibona n'ibimenyetso barabimbaza ndabibaha barakurikirana batanga ikite irego mu bushinjacyaha yego bamana nimero yacyo yego ariko nabwo bitinze ubwo barabahamagaye barababaza babura ibisobanuro ubwo niko kubyohereza mu bushinjacyaha ubwo biragenda biraryama bararyamisha bakajya bambwira agenda nitabaza izindi nzego nazo zibakuriye zihamagara wa muntu wari ufite iyo dosiye umushinjacyaha wa Kanombe witwa Rafiki ahita ambwira ati wowe kagira Imana we natinze kuguha rwose nari mfite akazi kenshi ati ariko dere nimero jya gukurikirana mu rukiko yamaye ku tariki 20 aguha nimero ya dosiye ko yageze mu rukiko yarayitanzeyo ngo ningende yikurikiraneyo ngiyi erengi yamaye nimero ya dosiye yo kutariki 20 z'ukwa gatandatu dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha kutariki ngo yoherejwe mu bushinjacyaha 20 z'ukwa 2023 hanyuma ngo ningikurikiraneyo ngo ifitwe n'uwo mushinjacyaha ubonaho Nkuru nziza Pascal ndagenda ngezeyo sanga yabimbwiye ku tariki 20 donc ukwezi umwaka urashize ego ko yari yashize kinini noneho ngezeyo ku rukiko barambwira bati rero ati idosiye twarayishinguye nagiye mu gitondo barayita bamwe idosiye barayishinguye iyo bashinguye dosiye ntabwo babwira abanyirayo nanjye nicyo kibazo nababajije nise ko mumbwiye ko dosiye mwayishinguye kandi nkaba nabimenyeshejwe nimugoroba ubwo nyine abadukurikiye baraza kutunganira iyo dosiye ishinguwe hakorwa iki ariko bambwiye ko bayishinguruye yego nabyo ari ukuyishingurura ba nyirayo ntacyo bagenerwa ntabwo yashingurwa mutabizi nicyo kibazo nagize komeza ndababaza nise ko mwayishinguye kandi ko hariho adresse babikubwiye ko yashinguye ryari ntabwo babikubwiye ryari ko yashinguye ku itariki 21 mu gitondo ngiyeyo bahite ko bampa na nimero za telefone zuyifite ngo nimuhamagare yego muhamagaye arambwira ngo yagiye mu rubanza ariko ngo nze amatariki yo kubonana nawe ndagenda turabonana ndamubaza ko mwashingiye dosiye yari ahangaha mutarabimenyesheje aravuga ati ntacyo twayishingurura niko yanyibwiriye ndavuga ntabwo akubwiye si impamvu bayishinguye nta kisobanuro yampaye ndagumye ndamukurikirana reka akambwira ati biretse noneho kugeza n'uyu munsi bigumya biza n'ikibazo nyine uyu munsi noneho nyuma yaho namuregeye umuyobozi w'umukuriye yego umuyobozi w'umukuriye arambwira ati genda none ikibazo aragikemura ndagenda n'umugabo arambwira ati reka nkubwize ukuri ati dosiye bayiduhaye nta bimenyetso baduhaye niyo mpamvu nayishinguye abwira umukuriye abwira njyewe icyo gisobanuro yamwibwiriye ku muntu ngo bayiduhaye nta bimenyetso kuko nagunye kumwaka ndavuga ngo ribu ngo yabandikiye ngo ibintu ngo yarayirebye asanga nta bimenyetso yabahaye ngo niyo mpamvu yayishinguye ndavuga none se ko hariho nimero zanjye kuko itambasabye ibimenyetso njyewe ngo mbikwereke cyangwa ubisabe abayiguhaye none haranje arambwira ati ntacyo bimwe
ndakwerekana nuza yabyo narabimuhaye byose ibi byose n'ibindi naguhaye arabifite arabireba aravuga ngo rero sasa ngo buretse burya kama gahunda na message ndazifite ziyo kugeza niba ngombwa uzidusharinga nta birenze byo mwandikirana ndazikohereza arangije kugeza ubwo nyuma yaho amaze kumbwira gutyo nabwo nitabaje inzego zigakuriye hejuru zabo ndabaza kuki ni gute idosiye iri muri gahunda gutya bakavishingura none bamana no kwishingura nyuma ambwiye ko ndabaza nanjye namubajije ikibazo ribu yaba yarabahaye uyu rafiki yaguhaye iyi dosiye rya rafiki niwe umukozi wa ribu Kanombe ntiyaguhaye iyo dosiye rya arambwira ngo yayimaye mu kwa 8 2023 ndamubaza nti none se 2023 uyu munsi kandi Ismail ndashaka tubwire uyu munsi turi tariki 19 tubwire situation 19 z'ukwa 9 tubwire situation yo muri kuno kwezi dusoze aka kantu hano wumve uyu rafiki yayitanze dosiye avuga ko yagezemo hano mu kwa 6 kuri 20 z'ukwa 3 none undi we ko yaryakiye mu kwa 8 kandi agatangaho harimo amezi 2 ngenda ariyo mbonana nawe ibyo bintu ntiyabindiye icyo nawe harimo uravuga umushinja cha abati yatugezeho hagati y'ukwa 3 n'ukwa 8 narabonana dose mukavuga kuki mwavuga kuki se atarabona amaga ambwira ngo nimenetse nyuma yo maze nyine mwaganiraga kuki dosiye yawe yatarayibona iwe yarambwira ngo agiye kubikora ngagiye kwishingurura ngo turege so none ibyo nge nukwisiragiza ibyo nisiragiza umuntu aburi cyakubeshya akakubeshya ariko ukabivumbura ukabona ko hari n'ikibazo nigo nitabaje inzego ubu hari inzego nagezeho sasa agiye mu nzego zibikuriye ubu hari ziri kubikurikiranamo ubwo natwe tubaremo kugira ngo ibibazo biba birimo hagati murenganira umuntu byose birimo hano wahageze nyine ntawe udakunda imitwe amakuru y'ubutaka ikigo kibitse ibihumbi 2300 by'abantu 12 haraburamo ibihumbi 2020 reka nkwereke wakoze cyane n'abandi bakurikiye Karegeya Omar Pano babona amasomo n'amanyanga ba mu by'ubutaka abantu bo mu butaka tubisabire n'aba bashobora kubabwira including na Deje ndaza kumubwira mwibanga biriya bihumbi 2 zira metero kare ibihumbi 232 zikomoka ku cyangombwa succession Mustafa Ntiyamira nimero 1528 ibyo bihumbi 2 nubwo bagabanye bitemewe n'amategeko bizimungwa kaburizwamo n'ibyo bihumbi 2 metero kare zigomba kuboneka abazifite ebana ubutaka bagabanye bugomba kuzuza bya bihumbi 6,632 metero kare imihanda itsoke ibi bihumbi 2 umuntu ufite ubutaka bukomoka kuri ubu amenye ko nawe azakurikiranwa nicyo nshaka komite abitse igicupa reka nkubwire rero ikindi kiriho nibi bibanza urona ni 12 yego 10 byaratanzwe ibi bibiri birengaho nabyo ngo murabirindwe ntago nzi ubifite nabyo ariko ntago uva hano utambwiye Diane dusoza akiri twajya Diane niwe wataga amakuru y'ibyo kuko yagurishijwe na mbere yuko gitifu yasanze ngo dusanze hari cyagurishijwe Diane nuwaguze yaraguze ubwo gitifu avuga ngo dusanze hari byagurishijwe aho nabaje gitifu nose ko kibamushyize mu bazungura banyu muri abantu 10 mwemera aya Diane ni muntu ki nago none se ko nanditse tari yamugaragaje kandi ngiye ku cyemezo kuri cya cyemezo cy'abantu 10 raporo ya Christina se Diane arimo ni yarimo ni nayo yamuvumbuye ahubwo nese mazungura bandi yamira katari Christina ari wamugaragaje kandi atari mu bazungura none 49 bwanditse kuri uwamahoro Diane mu bazungura ntahagaragara reba cyangwa cy'igicupuri byakagombye kuba yari arimo nabo mu rukiko nibura na biriya bibanza 12 bikaba ari byo byawe urukiko ko byakoze gitifu nicyo mu badufashe bakunzi bacu Karegeya Omar Pano mudufashe kumva ibi bintu hari n'ahandi bigiye biri mudufashe insezegura rero gidukata tuba mu bantu yego tanga umwanzuro soza wizeye iki ngewe nizeye ubuyobozi bwacu yego buriya iyo bintu byageze hari uburyo abantu baba bazi yuko iyo wicecekeye iyi myaka yose nagiye cicika ukagenda mu ngo ng'umuntu akagusiragiza gutyo
ukagera ugacika intege ngo bagamije ko ncika intege. Ayo ni amakuru ufite ngo noneho nicika intege. Ibyo butaka butagaragajwe muri Land Center kuko Land Center iragaragaza ko 2400 ari byo yagabanyije abantu inagifite ibindi 2000 ntaho bigaragara. Nanone hakanagaragara n'ibyo bibanza 2 nabyo ntawe nabyo bitazi yo biri kandi bafashe kabiri nuriya waje mu bazungu atarimo. Ngo ibyo byose nibyo ngira ngo amategeko akurikizwe kubahirizwe. Noneho iyo ucecetse rero ngo ugacika intege bo bazi ko bazasubira bakabigabana. Isubahire Bizimungu wakoze cyane, tugushimire kandi tugushimire shimire n'abakurangiye ko ushobora mu nzego wakwitabaza n'uru rwaca cyane rwose ko ibyo ngibyo nibyo kwishimirwa. Nikigaragara ko muzi ibyo dukora. Ikindi ibi tuba tugira ngo bibe n'amasomo ku bandi. Ibintu by'izungura birimo ikibazo. Ubutaha nzabaha kesi y'abantu bari basigaranye umutungo w'ababyeyi, umugabo awushakiramo batarazungura we na mushiki we, arawuvugurura abana n'umugore, no mu rukiko baraburana ati narahavuguruye simpaguha mushiki wanjye we gumana hawe. Ariko aje kubana aje kugirana ikibazo n'umugore, bakora izungura byose babishyira ku mushiki we yemera ko nta kintu afitemo kugira ngo muri gatanya najya kugabana n'umugore basanga umugabo ari zero. Ibyo bintu babimenye, bagore mushakirwa mu mitungo itarazungurwa ni ikibazo. Ibyo rero nzabibaha muri detaye mu kiganiro cy'ubutaha, aho nzanabaha na raporo ya wa mwana dushakira umuryango. Nicyo kiganiro cy'ubutaha. Hanyuma kugira ngo mu bintu by'ubutaka harimo ibibazo byinshi. Nari nzi ko warangije uretse na UPI 1529 nayo yabayemo ibibazo, nayo irimo ibibazo bizemye Hussein byose yaratwaye nta kintu ufitemo. Dere ngibi hano dere noneho na cya kibanza dere umuhanda icyo ngicyo bavuga bari bamaye ngo bavuga ngo gitifu yanditse ama dere umuhanda akantu ufite nako birebe ibyo foto nayo. Ariko inzego zafatikanye ibintu by'iwanyu bigasobanuka. Dere ngibi inzego zo turazizeye ko zizabikurikirana zikagira. Uzi ikibazo kibera gutya kikamara imyaka ingana gutya mu gihugu ko umuntu asira cyananiranye. Uzi ko byanarimba n'inama n'injyanama y'umujyi wa Kigali gaterana mu isambu yanyu ariko kigakemuka. Sinzi kugeza wese bakamaza byagenze bite byagenze ngo bafite umuntu ubafasha muri ibyo bintu. Ni nawe ngo ibyo ubwo buso bwanyerejwe n'ibyo byose nibyo bihembo bizaba. Kandi ndashaka ko bigaragara oya murabira zira metero kari 2000 nanjye ntabwo nzaruhuka ntamenye aho ziri. Nicyo nabajije ni nacyo kibazo nabyo niko bimeze. Noneho hakanabaho nuko ntanahawe kubera iki urukiko rwaratangaje 10 bagakora 12 kubera iki ibintu tugihagarariwe n'ibihari hari byo bagihagarariwe. Urumva nyine oya arimo kubutarahawe kubufite abavandimwe bahawe inshuro ebyiri kubufite urimo atari umuzungura ariko nazira metero kari 2000 izo nyinshi para raporo y'umugabane wawe. Ibintu bigomba kuba clair please. Bantu mudukurikiye harimo abanyamategeko benshi, hari ibyo mvuga nabe mujye munyihanganira. Tuba tuvuga domaine nyinshi ariko mujye mudufasha mu bisobanure. Shimire umwenjeniyeri wampamagaye asobanurira ibijyanye n'amanegeka avugwa ku mwisambu ya wa muturage wa 15 ruhande rwa Legacy munsi ya King David. Yarabisobanurira ambwira ko amazi yagiye acengera hanyuma akagera kuri ya mugabo. Nabyo n'ubwunganizi nibi ngibi please mudufashe. Nibi byo kwa Ntiyamira Mustafa nabyo mudufashe bikemuke. Ni ikibazo gikomeye ariko nizera ko byanze bikunze kizabonerwa umuti. So turakunda rero cyane, mwongere mugere ku Ikaro Plaza. Abashaka kugenda niyo travel, abiga ikidage kwa Maurice, abashaka kwiga imodoka mugane kwa Mwarimu Clement 0782 48 37 22. So naho utaha.